twakiriye korali Jehova Jire muri iki giterane. Imana amakuru yayo, Imana twese tuvuge ngo Imana iratsinze. Munzu y'iwacu turaririmba tuzamura amaboko yacu, Imana iratsinze. Munzu y'iwacu turaririmba cyane, tuzamura amaboko yacu, Imana iratsinze. Imana iratsinze. Iryo jambo riravuga ngo ibya kera bitsinze, ibya none irabitsinze, n'ibizaza yarabitsinze. Aramusubiza ati ndakurahiye icyo nta kindi ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi. Icyo nta kindi ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisirayeli. Ati ndabimenye Imana itanze Abamidiyani, Imana imugabisha Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Ati ndabimenye Imana itanze Abamidiyani, Imana irabatanze, Imana imugabisha Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Duhawe ikimenyetso tugende, duhawe ikimenyetso tugende. Imana iratsinze, Imana yacu iratsinze. Duhawe ikimenyetso tugende, Imana yacu iratsinze. Irangije intambara i Yerusalemu, irangije intambara i Yerusalemu, irangije intambara i Yerusalemu. Isibuye amarira kandi yarasibamye, nta ntambara Imana yacu igitsinda. Yadirimba kwirinde, Imana iratsinze. Yadirimba kwirinde, Imana iratsinze. Nta ntambara Imana itsindwa, nta ntambara Imana yacu igitsinda. Imana iratsinze. Yadirimba kwirinde, Imana iratsinze. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Hindukirira umuntu mwicaranye mubwira ngo Imana iratsinze. Imana iratsinze, nta ntambara Imana itsindwa. Umwanzi wanjye yateguye kundimbura, yaje afite ubukana anyotse igitutu, nuko numva arangose urawumungira. Hamwe amaboko yamanika ukavuga ngo birarangiye, hamwe umutima uvuga ngo ukuri birarangiye. Maze ngiye kumva numva ijwi, maze ngiye kumva numva ijwi, maze ngiye kumva numva ijwi ry'ihumure. Hibuka amaboko y'Imana ko yanteruye, hibuka kera njyewe, hibuka umwana yavuyemo, hibuka imiryango y'inzu y'imbohe yakinze, hibuka urwobo nkuyemo. Cyashwi riragaruka riti mwana wanjye, cyashwi riragaruka riti humura mwana wanjye. Cyashwi ryiza riragaruka riti humura mwana wanjye. Garutse kukurwanirira uru rugamba nuvuge, garutse kukurwanirira uru rugamba uceceke, garutse kukurwanirira uru rugamba nuvuge.
uwarwaniriraga azafora umuheto uwarwaniriraga azafora umuheto uwarwaniriraga azafora umuheto uwarwaniriraga azafora akangara akangara abanzi banjye aramunesha 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 arongera aramunesha 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 ai mutuyi waciyo turaririmba tuzamure tuzamura amaboko yacu Imana iratsinze mutuyi waciyo turaririmba turaririmba cyane tuzamura amaboko yacu Imana iratsinze cyane we icyo cyose muhiyo link kugira ngo dutaramane muri uyu mwanya korari kandi bakiri hano muri uyu mwanya ndagira ngo nongere nsabe umushumba wacu w'ururembo kugira ngo aze hano imbere n'impundu uhoraho n'umwizigirwa mu nzira ziwe zose ateramire ijambo ryiwe ngo arishitse turafise Imana haleluya turafise Imana haleluya turafise Imana itananirwa itananirwa turafise Imana haleluya turafise Imana turafise Imana itananirwa itananirwa tuduke mu nzu yiwe tuduke mu nzu yiwe twegere intebe yiwe twumunamire tumuhimbaze twarabonye agakiza ku munsi wo gutabarwa maze imitima yacu iranezerwa Imana haleluya turafise Imana ikomeye turafise Imana itananirwa itananirwa turafise Imana haleluya turafise Imana turafise Imana itananirwa 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 Mana yacu irakomeye ikora n'ibikomeye Mana yacu irakomeye turafise Imana itananirwa come on Mana yacu irakomeye ikora n'ibikomeye Mana yacu irakomeye turafise Imana itananirwa come on sing Mana yacu irakomeye ikora n'ibikomeye Mana yacu irakomeye turafise Imana itananirwa come on Mana yacu irakomeye ikora n'ibikomeye Mana yacu irakomeye turafise Imana itananirwa Yesu Kristo yaneshe turafise umuntu abadayimoni Yesu Kristo nawamukurikiye ngo akorwe n'isoni Yesu Kristo
Kristo yanesheje urupfu ikuzimu n'abadayimoni. Yesu Kristo nawe amukurikiye ngo akorwe n'isoni. Yesu Kristo yanesheje urupfu ikuzimu n'abadayimoni. Yesu Kristo nawe amukurikiye. Turafise Imana. Haleluya. Oh, turafise Imana. Hey. Oh, turafise Imana. Itananirwa. Dusubiremo. Turafise Imana. Haleluya. Oh, turafise Imana. Oh, turafise Imana. Itananirwa. 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 Yeah. Itananirwa. Hari ijambo ashaka kubwira iyi korali Jehova Jire, kandi ni ijambo ryiza cyane. Mushumba w'ururembo naze hano kugira ngo mbere yuko muririmba ijambo abafitiye abanze aribagezeho, kandi ni ijambo ryiza. Abari muri iki giterane mwese mbasabe mugaragaze umunezero n'urugwiro, duha Imana amashyi kandi muyashyire hejuru. Noneho ibintu ni byiza cyane, turava mu bwiza kandi tujya mu bundi. Mu mwanya dutangira ndetse no mu gihe tuza gusoza turavuga Imana neza gusa, turayivuga neza ukwiri, maze aho iri mu ijuru nayo yongere duhinde imigisha mishyashya. Turayivuga neza gusa. Haleluya. Turavuga Imana neza gusa. Imana ishimwe cyane. Karibu mushumba. Nanone haleluya. Bwoko bw'Imana, haleluya, haleluya. Amen. Tugize umugisha nanone ukomeye cyane nkuko nababwiye. Twari dufite abantu twari dutegereje. Mu twari dutegereje harimo umushumba mukuru w'itorero ryacu, itorero ADPR. Nagira ngo muri uyu mwanya tumwakire n'amashyi menshi, komera Imana mu mashyi, hanyuma abasuhuze tumwiyegereze. Namara kudusuhuza ndamusaba kugira ngo aheshe umugisha iki giterane, agifungure ku mugaragaro, hanyuma aze no gusabira umugisha korali Jehova Jire n'abatumirwa bayo twese. Haleluya. Imana iratsinze. Imana iratsinze. Ese murabyizeye? Mbega muri kunyikiriza nk'abari kubisoma ahantu batari kubivana mu mitima yabo. Imana iratsinze. Iryo jambo riravuga ngo ibya kera bitsinze, ibya none irabitsinze, n'ibizaza yarabitsinze. Haleluya. Ndabasuje cyane mwambwe dusuzanye mu izina rya Yesu. Yesu abaha umugisha kandi mwakire gutsinda kuvuye mu ijuru mu izina rya Kristo Yesu. Kingura iki giterane. Zaburi 92 iravuga ngo ni byiza gushima Uwiteka. Ntabwo abantu bajya baririmba zaburi bicaye. Ntabwo abantu baririmba zaburi bicaye. Ndashaka ko musubiramo ibyo ngiye kuvuga. Iyi zaburi mugiye kuyisubiramo. Ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe.
usumba byose, kwerekana imbabazi zawe mu gitondo n'umurava wawe uko bwije. Tubwira inanga y'imirya 10 na neberu, tubwirisha inanga ijwi ry'uwibwira. Kuko wowe Uwiteka wanyishimishije n'umurimo wakoze, nzavugishwa impundu n'imirimo y'intoke zawe. Uwiteka, erega imirimo wakoze irakomeye, ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. Umuntu umeze nk'inka ntazi ibi, umupfu ntabimenya. Iyo abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze, ni ukugira ngo barimbuke iteka. Ariko wowe Uwiteka ushyizwe hejuru iteka ryose. Dore abanzi b'Uwiteka, dore abanzi bawe bazarimbuka, inkozi z'ibibi zose zizatatanywa. Ariko washyize hejuru ihembe ryanjye nk'iry'imbogo, nsizwa amavuta mashya, kandi ijisho ryanjye ryarebye ibyo nshakira abanzi banjye. Amatwi yanjye yumvise ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye. Niwe gitare cyanjye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Mureke tumukomere amashyi tumushimire. Turi hano kugira ngo dushimire Imana ibyo yakoze, kandi tuyishimire kugira neza kwayo kwinshi, kuko ibyo yakoze twabiresheje amaso yacu. Tugiye twese uyu mwanya gusenga, tubwira Imana ngo ijwi ryacu uyu munsi rizamuke kandi rigere ku Mana nk'igitambo cyo gushima imirimo Imana yakoze. Dushimiye Jehova Jire, mwarakoze cyane kudutegurira iki giterane. Yesu abahe umugisha. Mubarambureho ibiganza mwese tuvuge ngo Yesu abahe umugisha. Mwongere muvuge ngo Yesu abahe umugisha. Mwongere muvuge ngo Yesu abahe umugisha. Ariko n'aba bantu bari hano iyo mubitegura ntibaze, ntabwo mwari kunezerwa. Namwe murambura ibiganza aba bantu bose mubabwire ngo mwakoze kuza. Muvuge ngo Yesu abahe umugisha. Yesu abahe umugisha. Yesu abahe umugisha. Mwari muzi umugisha ni iki? Umugisha si amagambo, umugisha nibyo ukeneye aho ugeze. Iyo tuvuze ngo Yesu aguhe umugisha, tuba tuvuze ngo aguhindukire icyo ukeneye aho ugeze. Ngaho nimuwakire mu izina rya Yesu. Tugiye kubasengera rero. Ibyo mugiye kuvuga ni amagambo, ariko ibyo Imana iza gukora ni imirimo. Haleluya. Ibyo mugiye kuririmba ni amagambo, ariko ibyo Imana igiye gukora mu mitima ni imirimo. Ni ugukira indwara, ni ukubyutsa abaguye, ni ugutanga ububyutsi. Mwari muzi n'ikindi ntibabwire ku cyumweru gitaha ku itariki 29 dufite igiterane kuri Stade Amahoro, kandi korali Jehova Jire ni imwe mu makorali azaririmba muri icyo giterane cyitwa Rwanda Shima Imana. Iyi Mana ibyo yakoze rero iri kuturarika muri iyi minsi ngo dushyire hejuru tubivuge, kugira ngo dukingure umuryango w'ibindi igiye gukora. Ntuzabure mu gitaramo cyo kuvuga ngo Imana yarakoze. Tugiye kubasengera. Mu gihe dusengera aba, namwe abantu mwese muri mu giterane, ndashaka gusaba ngo umuntu wese afate ikiganza umuntu bahagararanye, kandi namwe mupfukamye
umuntu wese afata ikiganza umuntu begeranye, kuko ubwo ngiye kubasengera ariko tugiye no kwatura amazina yanyu imbere y'Imana. Uwo muntu ufashe ikiganza niba utazi amazina ye uyamubaze, kubera ko izina rye tugiye kurivuga imbere ya Data. Haleluya. Mu bintu namenye, iyo dusenga tuvuga amagambo, ariko Imana ikora imirimo ifatika. Kandi ikindi nuko izina ryacu tugiye kurivuga ahantu habasha guhindura ibintu byavugiwe mu zindi nama. Wasanga izina ryo muntu ufashe hari indi nama, hari abantu bateranye, hari agatsinda kateraniye ahantu kakarivugaho ibindi bintu bibi, ariko tugiye kurivuga imbere ya Data wa twese ufite ububasha bwo kurema ibyiza mu buzima bwacu. Iby'Imana ishyize mu mutima wawe mu izina rya Kristo Yesu ugiye kubimusabira. Uwo muntu rero izina ryo rivuga imbere y'Imana. Mwami Yesu Kristo, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri uw'ingenzi mu buzima bwacu, tugushimiye ko umunsi ku wundi twabonye inza yawe. Hari aho twageze tubonane mu butayu tubura amazi yo kunywa, ariko tugushimiye ko watubereye isoko idudubiza. Hari aho twageze tubona butwiriyeho, ariko tugushimiye ko watubereye itabaza ritumurikira. Hari aho twageze duhagarara imbere y'inzira ebyiri, ariko tugushimiye ko watuyoboye inzira y'ukuri. Mwami Yesu Kristo, abantu baraha hari aho bageze bibaza niba ejo hazagera, ariko tugushimiye ko uretse n'ejo hashize n'uyu munsi wa none turahari, kandi n'ejo hazaza turahari. Impamvu nuko waratsinze. Uyu mwanya dusaba umugisha Jehova Jire, imiryango bafite ubuzima bwabo bahagaze hano nk'abantu, ariko uri Imana ubagirire neza, ubaha ibyiza, ubaha umunezero mwinshi, ubaha amavuta menshi, ukingura imiryango y'ibyiza mu buzima bwabo. Umugisha wawe ubabeho, amavuta yawe ababeho, kandi iki giterane cyose kigira umugisha wawe. Dusengeye iteraniro, dusengeye umuntu waje hano, hari uwaje arwaye nakizwe nawe, hari uwaje ananiwe nabyutswe nawe, hari uwaje abuze ibyiringiro niyakira ibyiringiro by'iteka ryose. Turasengera umuntu wese urarema ibihe bishya, maze uhindura indirimbo abantu baririmbaga, ubaha indirimbo nshya, ubaha amateka mashya, ubaha ubuzima bushya, ubaha ibyiringiro bishya, ubahe guhishurirwa Kristo, bamumenye neza, bamenye ko ari umwami, bamenye ko ari umukiza. Iki giterane turagisengeye, ududubiza amazi menshi, ududubiza amazi menshi. Aba bantu bageze hano, Yesu Kristo mwami, nawe baha amazi banywe, baha amazi banywe, baha amazi banywe. Urakoze kubyo ukoze, urakoze kukinguye ijuru, urakoze kubw'ibyo uremye cyawe. Tugukomeye amashyi menshi, turagushimiye aba babyeyi uhaye kubyara, turagushimiye izo ngo wubatse, turagushimiye ibyo ukoze mu gihugu cy'u Rwanda, umugisha utanze mu gihugu cyose, mu ntara zose z'iki gihugu, mu turere twose, mu nzego zose z'ubuyobozi. Tugushimiye ibyo ukoze mu itorero. Aya mashina yawe, aya mashina yawe, aya mashina yawe, aya mashina yawe. Yesu turagushimiye. Mwese nimuvuge ngo amena. Rimwe kabiri gatatu nimuvuge ngo haleluya. Nimwongere muvuge ngo haleluya. Jehova Jire, haleluya. Yesu Kristo ari hano kugira ngo adudubize, maze natwe twese tunywe. Yesu abaho umugisha. Diri